cya kindi so na mungu wanyu nyina amasimira makombe nyiruka kukwitura umwanzi yarebe nzega kagarura nkuzo kuri Imana sinataye kuzo natoye so sakara mitima rubana my people kubera iki ni umwuzukuru w'iki uyu Mana kubera iki umwuzukuru w'Imana nukuvuga ngo nkunze kubwira abantu ngo ndi cyari mu gishya gusa n'ubu abantu ntago bari babyumva Kagara hano hantu duherereye ni he ahantu ntari nazo najyaga mbwira abantu baje badukurikirana kuri social media zitandukanye ababwira ati hari ahantu mva abantu ntabwo bamperutse mani kuri social media abantu basigaye birirwa bambaza Kagara wagiye ntabwo tukibona muri movie tukibona mu biganiro ariko uyu munsi ariko first of all bari dusuhuza abantu ku Kigali News Channel abari badukunda ajya buri yashize igihe kingana gute surasi nk'umwaka hari umushuti wanjye doto y'inaha yari ko mbaze nse Kagara yagiye ndamwanga ariga ntiyabyemera ntabwo yigeze byemera oya ariko watuma bo barahari nyine bemera babonye ni ukuvuga ngo ahangaha turi ni mu karere ka Ngoma muri Kibungo umudugudu bayita Karenge ni Karenge kugasa kose kubera ikize wisanze hano Kibungo yewe se leta nyine irakoriyanta bitewe naho ishatse bitewe n'amanota yagiye ubona nyine irakoriyanta tu niga muri IPRC Ngoma twagusuye rero tugende se mu rugo wakira abashyitsi uzi ko nta cyabuze iwanjye ahubwo ushaka kunywa iki njyewe ikawa nkurikije ikirere nasanze na nikoze aho se kera basanze nanga ahubwo cyatuma ukwahara cyangwa wenda hari ikindi kintu ushobora kuba wafata ikihe kintu Kagara gusa barambwiye ngo usigaye mu icupa kandi nagusize uri umukristo sinzi ko ikintu ukuntu byagenze kabisa ninde muntu abikubwiye Kagara tubwizanye ko ninde muntu nta makuru ngenda ntoratoza hano ikibazo se urakizi wari kunyibariza kukwibariza ariko buriya none kugira ngo umuntu ajye kubaza umuntu nuko ari byo abanza kumva hari amakuru ubundi ubanza kumva mbere yo gufata ibihuha kugira ngo erega utumvisha ibihuha ntabwo wamenya icyo ujya kubaza ibihuha ngo buryo bivamo n'amakuru cyane buriya uri umuntu akubwira ngo numvisha iki ngiki azagishingira avuga atereka njye kumenya ikiriya umeze neza se shani fresh ndashimana babona ko mayani itambagira gake ubuzima bwa gato uramenyereye bwa gato nabumenyereye ni neza fresh ajya buratwerukana garyarira werukana burasi nko mu kwa byasa koze nshobora kuba ntabyibuka neza ariko ni twari tumaze igihe kabisa aciyemo igihe hano niho mu rugo sanga niho mu rugo rero karibu mbanze nkujyane genye se Kagara utambeshye utarinjira warusanzwe wa muri gato njyewe se shano ubwa mbere nari mbaye gete ariko nta kidashoboka ntago ubuzima bwa gete se bwabanje kugucanga urumva ntago byabura ariko nk'umusirikare inkotanyi none bura kwiyadabota bari ibyo bya mbere by'ingenzi buri uzi ikindi kintu nabonye se nuko njye nari ndi kuvuga ati buri bwo agiye Ngoma buriya social media movie ibiganiro n'ibiki karabaye ntabwo tuzongera kumubona uzi ikintu cyanshimishije buri gihe uko ngiye kuri TikTok gusanga live oya ariko ahundi ngiye nabwiye abafana banje by'umwihariko abantu bankunda kuzajya irungu ryo reka nta rungu maze iminsi bambona maze iminsi nkora video za TikTok nyinshi mfite YouTube channel abantu batari bagiye gukora subscribers bo bari bagirwa ni Kagara Kingdom kujyacaho comedy filime zitandukanye turaza no kwishyiraho yewe byadanje muri buze kubibona ni ukuvuga ngo ubuzima bwa gato ntabwo bwigeze bugucanga cyane si uguteka se ndetse no kugira ntuzigeze usigaye wipigira zigaye nipigira man hari abantu bazi ngo nta kintu ngo nzi gukora kandi nyine no kuvuga ngo mana nyirabugenge n'ubugenge bwayo Kagara ngaho duhe ikaze rero mu rugo boreka ngo ikaze bo nubura nyine bazamenye aho bazagushakira siwe wizanye se nimbura niwe wizanye tugende hari buri ikintu ntinya n'imbwa ikintu utinya n'imbwa ura nta mbwa birenze imbwa muntu ntambwa ahubwo baravuga ngo ntambwa irigende ubwo nawe uri gukingurire se yewe nganda hakingura kwagiye ko nawe uracyafite akantu ko kunsuzugura njyewe se ngo kingurire oya ariko buriya kenshi bo karebe umwana wa mama hano ho mu rugo no mu rugo cyaho hano hatazajyamo unanye unakwinjirira uko yiboneye bo iwana ngane wo mu rugo rero ngwino ino kabisa manze nkujyane home fresh kabisa
ariko nizeye ko hari icyo kurya Kagara. Icyo kurya urarya ubwo se bwo ngubwo ntabwo wazanye n'akantu uri butwaremo. Oya mfite igikapu. Abantu baravuze ngo bari barambuze. Nahangaho buriye. Ahangaha mba ndi kabisa. Nikoze. Ahubwo ngo abantu ngo barambuze we. Natwe bwacu twarakubuze. Abantu mwamburiye nge ko mpari. Ubona se twebwe kugira ngo ubu se ntaje kunsura. Ubwo namwe nimwe musigaye. Ariko bambaza urugendo nakoze. Haho ntago ari kure mani. Ahubwo haba kure mu mutwe. Hano niho mu rugo. Ahangaha ni iwanjye rero. Ayaya. Sone sinabwira ngo karibu. Fine. Karibu dukingure nta kibazo tuzimanire. Okay. Ya. Kagarara. Nikoze. Iminsi myinshi wana. Sana ni ngombwa gukuramo inkweto. Nta kibazo wenjira kubera kuri umushyitsi ntago nabura gushyiramo imiyaga. Ariko nta wundi muntu ushobora kuba hakinjira kuko arumva ntakurubye hamburiye. Ayaya. Nahangaha. Kwibona rero ahangaha niho home numva nikwamiye nk'umusaza. Ahangaha naje kuri misiyo yo kwiga mani. Niba ubona se byifashe bite kuva watangira kwiga byifashe bite naha? So nukuvuga ngo kuva natangira kwiga urabona ibintu bigenda fresh ni neza ntaribi ko buriye iyo ubona amasomo arimo aragenda fresh ukabona buri kintu cyose kirimo kiragenda nyine ku murongo objective uri kugenda wachivinga gahoro ibintu ari neza cyane kabisa. Ari neza cyane. Hano siri bana. No ntago nibana dufite ndi muvana tubana. Ntago nzi kuba njyenyine mani. Nk'umukobwa nsuye ubwo akakisaka ninde wamumfasha. Wamwifasha? Wamwifasha. Agomba kuba ari backup. No wanga aho ucumbikirije undi akakomereza. Oya ntago ari byo. Iyo ntago ari byo nsobanuye. No kuvuga ngo hari ukuntu umuntu agusura agashaka kwigira nyine iki igufa. Ntaje gutaha. Iyo ngiyo hakineze n'imbaraga zigize ziturutse ku ruhande. Satsi we navuze ati hayina tuni ntabana n'umuntu uzajya umfasha. Turi kumvana n'umuvandimwe mane. Muri twibanira nyine tu. Ubuzima bwa gete se ubuzima bwa gete ni ibisazi mani abantu batari. Ubuzima bwa gete ni ibisazi. Gusa nyine ikintu cya danger mani kiba kirenze twaragiye nyine kugahigo tu. Tuvuga ati nagiye gushaka ubumenyi. That's why nimburara nzaburare nimbwirirwa nzabwirwe ariko akonze icyo nshaka mfite intego nshaka kugera cyane yuko anga ntaje kubaho neza ngo abantu bambone ngo mbayeho neza niki nge naje kuri misiyo yo kwiga kugira ngo nzabeho neza ese no kugira ngo mfunguke mu bwenge mfunguke mu mutwe. Sinjagaro nje ko umuntu uzamuravuga ati ikagarabayeho neza no ntago nyine naje kuri misiyo yo kwiga ninyisoza nzagira gute nzasubira mu rugo ibindi ubuzima bugende bukomeza akarugaho. Ese Kagara ufite izihe nzozi? Inzozi zanjye mfite mari inzozi za mbere mfite mfite inzozi nyinshi ariko hari iz'ingenzi muri zo. Ukuvanga ikintu cya mbere navuga mwana ngiye ndashaka ubwanjye kuzikorera. Uzikora nk'iki? Ngewe ikintu cyose kibyara amafaranga kitageze umuntu kibanga ndetse kitabangamiye na leta cyose wagikora. Nzi ni kumva iki kintu. Ikintu cyose kimpa amafaranga kitabangamiye leta ndetse kitabangamiye n'abaturage n'umuntu uri wese. Hano se ntabwo ugeze imanira. Amani ibyo byo kuzimanira no kuvuga ngo tubanze tuganire. Ibyo kuzimanira biraza nyuma. Uragenda ugicuza ahantu? Nabyo ntabirenze. Nabyo ntaribi kabisa. Nabyo ntaribi. Ubuse hano hantu mu rugo utagiye kwiga ubuzima bwaho nyine bwa buri munsi babwifashe bite mu gihe kitari cy'amasomo? So mu gihe kitari cy'amasomo ukuntu biba bimeze no kuvuga ngo urabona ko ni mu gipangu mani nta n'ibintu byinshi nyine n'ibiki byose ndaza nkaba nibere nyine mwanga ubwenyero nkiryamira nkipoyera kuko ntabwo nkunda kugendagenda cyane. Wapi nkunda kugendagenda. Kagara uheruka Kigali ryari? Hashize nk'amezi nk'abiri kabisa. Ahubwo ni gusa ni nk'ikihe kintu ukumbuye Kigali cyangwa nk'umuntu ukumbuye Kigali ubwo? Umuntu wumbuye Kigali. Umuntu wumbuye Kigali. Umuntu bita Asumani. My brother. Undi muntu nkumbuye. Mbe uko hano w'ikiganiro.
bita Kanyombya. Kanyombya Kanyombya abantu babize bagiye badukurikirana twakoranye ikiganiro ngaha kuri Kigali News Channel ariko Kanyombya buriya no umuntu w'umusaza umupapa wanjye nkunda cyane agiye amagara mani ndi kwishura akantira peace umugabo cyane ntago ameze nyine nka babandi mwana nyine abantu mpamvu bakubwira ngo iyi si mani iragoye abantu mwagiye muvugana abantu mwagiye muciringa n'iki n'ibiki rugira hano hanze bakakuriyeho da usobanura bagiye bamagana hano ku ishuri nibangana nanjye ndimo wewe urarenze man wewe ikomereze kabisa gusa nari ngukumbuye man nari ngukumbuye kabisa uyu munsi wari uwawe ugatinda zindutse mu gitondo ndagiye ntabwo wari kubura kuza kundeba man ntabwo kuza kundeba kandi thank you so much so hano ubuzima nyine Safari bwiza nyine ni nubwo muri ghetto nubwo kwishuri ahanga ubuzima no bwa ghetto sibyo ubuzima no bwa ghetto hanga tugomba kuza tukaryama niyo byaba ari agashambuleti kamwe uraza ukaryama mani ukazana kujya ku masomo buri kintu cya mbere ni ukubona amasomo yari kugenda fresh n'ibindi byose byo nyine babira aho ngaho ariko ibintu amasomo yari kugenda fresh binabara amahoro kabisa ese Kagara ni irihe jambo rije rigufasha muri ubu buzima ijambo rije rimfasha muri ubu buzima ijambo rije rimfasha muri ubu buzima man ni ijambo rimwe ni ukuvuga ngo nyine dore ubundi kuntu ngiye mbega reka manze ngiye mu describing Kagara ngiye wanyabo bongewe ubundi de ikintu kije kikunze nyine kugora abantu tu ubundi iyo utaramenya ngo ndinde utarisobanukirwa akenshi mane bikunze kugora abantu ntago bari bamenya ngo ni bande sasa utaramenya ngo urinde no kugira ngo utere imbere biragoye sinzi niba ukomeje ikintu cyane agane wantuza wayampana iyo utari wisobanukirwa ngo ndinde bro ntago nyine kuba nyine watera imbere biragoye ariko nyine arisobanukiwe kandi namaze kumenya icyo nshaka he ahazaza je I don't care niyo nabura ari inshuro 800 niyo nabura ari inshuro zingahe kuko ikintu cya mbere man njye nashima tu nanashimira n'Imana first of all navukiye mu gihugu cyiza mu gihugu gifite amahoro mu gihugu gifite aba leaders ba expert that's why dufite amahirwe yo kuba twagira ute twatera imbere ubwo ni igihugu ahantu ibintu byose bishoboka yes byose biba bishoboka urumva ahubwo hari ikintu nari kumwe n'umuntu turimo turaganira yarambwiye ngo akenshi usanga bimwe mu bibazo nyine tugira twebwe ku giti cyacu ngo akenshi usanga twese buri wese atakavuga ngo afite ibibazo by'amafaranga sibyo aho ngo utamutungura mubaze nta mafaranga ukeneye ko iri kuvuga ngo amafaranga ngiye gushaka amafaranga ngiye kugenda gute usanga nyine twese umuntu azi ko afite ikibazo cy'amafaranga sibyo akatazi ngo nanga hakeneye wowe ukeneye angahe kugira ngiye angahe mwana iki kibazo ugiye kukimbaza nkubwira amafaranga nyine nkinira kugira ngo nkemure ibibazo byanjye kugira ngo ukemure ibibazo byawe wumve ikibazo kintu kimwe mwana ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ikibazo cy'ibihumbi 200 right now wayabona ukabona ugize ikindi kibazo kinone kintu kinarenze ayo mafaranga ngiye kuba nakubwira ngo nkeneye amafaranga ngango nkemure ibibazo byanjye biragoye pe ahubwo njewe ntabwo nabwira ngo nkeneye aye ahubwo nkeneye akazi kazamfasha kugira ute kukabamo nkagera mbona amafaranga apana kuvuga ngo mbonye 200 gusa ahoraho permanent ariko kumbwira ngo wenda uraje mpaye 200 gusubira tabirangira ahubwo ngicyo nkeneye sa amafaranga no right now nkeneye akazi ka amafaranga ahoraho ngiye nkora mbona amafaranga ngo kugira ngo umuntu akurobera ifi akujyana ahantu bazirobera cyane pe uko niko kuri guhari cyane Kagara nishimiye kuba nkubonye man nishimiye kuba nkubonye hari haciye iminsi duherukana ajya buriya twari twagiye kwa Maji ariko man twagiye kwa Maji de Black umusaza coup de chapeau twaraburanye ariko ndamushurire cyane nawe kabisa nanjye ntabwo duherukanye abantu barambuze abazigabanyarikira ku ma social media ati Kagara ko utakikubona bigano ikiganiro uyu munsi nagikiza ni muze naje man urahari nunda hari byadanje urabukona ko ndi mu mavuta fresh ariko se bondi wabanje urandeba ahubwo ubwo nayindi kwibaza isengeri bayita Lakers ubwo nayindi mo ndibaza hano hantu ujye ubasha uracyaterura ibyuma se
cyuma cyo nagitera kuko nubundi ntabwo wangana gutya mwana utari umusore ntabwo wangana gutya utari umusore man nishimiye kuba ngusuye hano ubuze ikindi kintu cyantunguye narishyizemo ko ari ahantu kure cyane angaha se ntabwo ari kure ntabwo ari kure cyane ntabwo ari kure niyo mpamvu utajya gusa kunsura ese wabonye ahantu njyamo erega ntabwo nabahisha mani njye nabwo ati ndi ku ishuri nawe waje twicaza muri salo ntiwaduza imana ntiwagira ute cyakagara yewe ahantu hanjye n'ubwo bwose aba ari ahantu hato ariko haba hafite isuku buriya cyambere mu buzima uzagira isuku ni duki duhumura perfume mama buriya mutuntu buriya n'ikinyankunda ari kubwira abantu sibyo buriya mu tuntu duki uzagerageza udukore fresh harimo akantu k'agahumura ndi kumva kabisa karyo ari no uryama ese uje rwose mane kari bwinshi cyane ubu ngubu uryama hano uriya mutipe ntibubamira oya ntago ari bunini mane ugereranije ntago ari bunini ahangaha niho kagarara ahangaha niho nibera kabisa niho wibera ariko ni sawa mane so fresh mane so fuko impamvu erega nta mugore nteganya kuzanira mwino nzu ndajya kuba mu bintu bingana umusozi kubera iki ako n'ubundi umunsi mundi buriya kugira ngo ku musore gato si bibaye ubu nibwo bushobozi dufite sinabwo sukuba wenda tutagiye no ku bushobozi akenshi buriya inzu y'icyumba nasara ku musore ntabwo wenda biterwa nanone wenda n'ibindi bintu atunze ariko nanone niyo waba utunze byinshi kandi hari aho ushobora kugera ugasanga bya bintu ntabwo uri bubijyane cyane ukagera rwose ukisanga mu nzu ntawe cyane kabisa biri normal ni ubuzima busanzwe ni ubuzima busanzwe kabisa sibyo ngende ni sawa cyane kabisa kuvuga ngo hano abantu bahabonye tuzangira kumbaza no kuvuga ngo bantu ariko rero ntabwo ngeze mbona igikoni kandi igikoni se nyine oya icyo ndi kuvuga ntabwo nyine batuzima no kuvuga ngo sinzi akantu hari akantu bavuga ngo wambaje ku bintu by'igikoni kabazo bura ntitwagaturuka n'isi hari inzara n'abantu bakirya kubera makuru ntabwo yafite nawe se ntabwo kirya Imana da n'isi nta bantu bakirya ibintu byarakomeye nta bantu bakirya ariko bari kumbwira nge nari kwizanira nta kibazo sonderega burundi urega ukuntu ibintu bisigaye bimeze umushyitsi asigaye yakirizwaho n'ibyo yazanye urumva iyo bambwiye ndari umuntu rega muri minsi ntago akibwira umuntu usigaye wibwiriza urumva ntabwo naruka gusura abantu urumva ngenda naho ngaho byancangiye ariko turi n'ubundi ndacyari ntari rwose cyo gisengere mwana wawe ntari kagara ducumbikira ahangaho ikiganiro ubundi tuganire tubazanye amagenzi tuganire inyuma ya kamera ngira ngo n'amasaha yo gutaha araba nayo agera so man wakoze cyane kutwakira wakoze cyane kuri Kigali News Channel abantu twari tugukumbuye twari tugukumbuye cyane natwe twahuye n'ibibazo bimwe na bimwe dusanga nyine tutari kubona n'abantu bacu ukuntu bikwiye ariko nyine n'ubundi nakazi niko twiyemeje niko bimeze kabisa so reka tunababwire ngo mwakoze cyane ndetse abantu bari baratubuze ngo tugiye kujya tubarekura bombe za danger nabyita bombe ntabwo ari kure man noneho ikintu gitangaje uzajya kusohoka ku ishuri usanga mpagaze ku muryango ntabwo ari kure cyane ndahari kabisa gusa reka tubwire abakunzi bacu tubabwira ngo turahari ku bwanyu kandi ntabwo tujya tubicisha umuntu mwari mwarambuze ariko uyu munsi I'm back again, don't worry, I'm here forever. Cool, that's my brother.